muraho neza, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Nongeye kubaha ikaze mu nkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi yitwa Ihorere hari umuhoza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe episode ya 3. Ariko mbere gato yuko dutangira episode ya 3, reka twongere twibukiranye aho episode ya 2 yarangiriye. Episode ya 2 yarangiye aho David yarahamagaye Alice amubwira ati congratulations, amubwira ko yamaze kubona akazi muri hoteli David yarabereye umuyobozi. Nucikwe na episode ya 3. Alice akiri mu byishimo byinshi cyane bitewe n'amakuru meza David yaramaze kumuha. Ako kanya nibwo Claudine yahise aza nawe avuye mu kazi, asanga Alice yayagaye ari kugenda aririmba inzira zose, ari kuvuga ibintu bigiye bitandukanye, mbese amagambo yose ari kuvuga, isura umubiri wose ugaragaza ibyishimo byose byumvikana. Niko Claudine kumwegera kamaze mukoko, mbona wayagaye noneho byagenze ute? Alice yahise avuga ati ntago bizi rero, ubu tuvugana umuyobozi wa hoteli David amaze kumbwira ko nabonye akazi. Mana yanjye sinjye uri burote bucya njya mu kazi mu tondo, ndumva nashyushye ntabwo wabyumva. Ako kanya Claudine nawe yahise amufasha kwishima, baraserebura bahita bakubitamo akaririmbo mu karadiyo bari bafite aho ngaho, barabyina. Ubona ko rwose noneho ahantu hari hamaze iminsi hari umwijima, hari umutima utameze neza ubabaye, ubona ko noneho hongeye kugaruka umwuka mwiza, hongeye kugaruka umucyo w'ibyishimo bitewe n'ibintu Alice bimubayeho. Mu gitondo twongera kubona Alice kuri ya hoteli yo kwa David. Akihagera yahise azamuka muri ofisi ya David amubwira ko yahageze kugira ngo amubwire. Alice yari yasabye ku mwanya w'ubuserveri kujya savinga abakiriya baje bagana hoteli. Ni nako kanya David yahise amubwira ati rero Alice, umwanya wahawe navuga ko ari umwanya woroshye ariko nanone unakomeye, bisaba ikinyabupfura, kirenze kuri ibyo bisaba kwihangana, kuko rimwe na rimwe hari igihe dushobora kwakira abakiriya nanone badafite imico myiza cyangwa se badakunda ibintu biri aho ngaho bijagaraye, rero bikaba bishobora gucreatinga amakimbirane cyangwa se kutumvikana hagati yawe nabo, kandi njye ntabwo nzabyihanganira rwose. Sinzigera nihanganira ikintu na kimwe gishobora gutuma umukiriya wacu atuvaho cyangwa se ataha yumva atanyuzwe. Bivuze iki rero? Ubu ngubu izo nshingano ziri mu biganza byawe, ugomba gukurikirana abantu baza bagana hoteli yacu ukabakira neza. Ako kanya Alice yaramubwiye ati rwose nyakubahwa wikivuna, ibyo bintu nanjye ndabizi neza ko rwose ari ibintu ngomba kuzirikana, cyane ko ari nacyo kintu cyanzanye hano. Mwarakoze cyane kungirira icyizere, nanjye ntabwo nzigera mbatenguha. Alice mu kazi ari gukora nibwo haje abakiriya bagiye batandukanye, aragenda arabakira, abaha ikaze, ababaza ibyo bari bufate, ababaza n'ibyo bifuza. Byose bamaze kubimubwira, ibyo byose uko abikora, ariko Alice abikora ari kumwenyura, ubona afite isura isa neza, nanda y'umujinya yifitemo. So rero niyo mpamvu Alice yakomeje kugenda asa nkaho akora akazi kamworoheye, ubona ko ari ibintu bimeze neza, ndetse n'abakiriya ari kwakira ubona ko bari kwishimira serivisi bari guhabwa na Alice. Hashize akanya David yaratambutse areba Alice ari mu kazi, ubona ko ibintu byose biri mu buryo rwose biri ku murongo. Cyakora David yaratambutse yigira imbere, aramwegera amubaza uri kumenyera akazi se, urabona nta kibazo? Alice aramubwira ati yego ndi kumenyera nyakubahwa, kandi ni ukuri pe ndongeye ndabashimira, mwarakoze cyane. David aravuga ati ariko se wowe igihe tuzajya duhura buri munsi buri kanya uko duhuye uzajya unshimira? No, ibi nakoze wari ubikwiye, ntago ari impuhwe nakugiriye. Rero nawe igihe ni iki ngiki kugira ngo ugaragaze ko ntibeshye ku mwanzuro nafashe, ariko please ntiwongere rwose kunshimira. Ni ukuri pe nawe warakoze kuza kutugana, kuko hano hari amahoteli menshi wakabaye waraplaninzemo usaba akazi ariko ntiwigeze ubikora. Wahisemo iyi hoteli yacu ko ari ishobora kubera umukozi. So natwe rero turabigushimiye, umve ko tubigushimiye. Bivuze iki rero? Ubu turanganya ni kimwe ku kindi, ntabwo ari ngombwa ko uzajya uhora unshimira buri kanya. No, unshimira nanjye nkushimira. Beta rero twese tubirekere gutya, turanganya ni kimwe ku kindi, sibyo?
Alice ati yego nta kibazo urakoze. Ako kanya David akiva aho ngaho yahise azamuka yerekeza muri ofisi ye. Akigera muri ofisi yasanzemo umukobwa yicaye mu ntebe ye yayihindukije ariko atari kubasha kumureba mu maso. David agikubita amaso mu ntebe ye abona ko hari umuntu wicaye maravuga se umuntu watinyutse kwicara mu ntebe yanjye uyu muntu ni bwoko ki. Akigera hafi ya ntebe wa muntu wari wicaye muri ya ntebe yahise ahindukirana na ya ntebe. Nawe urabyumva muri za ntebe zo muri ofisi ukuntu ziba zimeze. Agihindukira kimukubita amaso aravuga ngo what, nubwire ko wageze ahangaha urantunguye, unkoreye surprise, unkoreye ibintu ntatekerezaga ko wakora. Mana we ahita agenda aramuhobera, turaho neza agashiki kanjye nkunda, nizere ko umeze neza iminsi myinshi, kuki utambwiye ngo nze kukwakira ku kibuga cy'indege, byagenze gute? Ako kanya ahita avuga ko se urumva byari byo bintu wari ukwiye guhita umbaza kweri. Ndamutsa numve nshize urukumbuzi, nari nkumbuye musaza wanjye, nari nkumbuye n'ukuri. Ndavuga ati Sandra please, kose uhagize umuntu ubona duhoberana bimeze gutya yakeka ibindi. Aravuga unuse ni igitangaza guhobera mushiki wawe gutya. Ndavuga no, ntabwo ibyo nshatse kuvuga, ariko hari umuntu utabifata, hari abantu batabibona neza, kandi wowe uzatuma abakobwa banyanga rwose. Mana yanjye rimwe na rimwe ujye unyicira isoko rwose, mbabarira, turekeraho turaramukanya tugeze mu rugo. Sandra araseka na David bose ariko bari guseka bahana udusango. Baravuga ati tsuki nta kibazo rwose, mu kanya mba nitugera mu rugo nturanyira, mfite inkuru nyinshi zo kuvuga. Mana yanjye ntago wabyumva. Rero please, akazi kameze gute? Banzuma inkuru. Akazi kameze gute? Uri kwiyumva ute kuba uri umuyobozi wa hoteli ingana gutya, nziza ingana gutya? Ndaravuga ati sha ntakubeshye, cyakora uko nari mbyiteze siko nabisanze. Nari nzi ko nzajya mpora ndi stress, ndi kurwana n'abakozi iki, ariko nkubwije ukuri ubu ibintu bimeze neza, abakozi turi guhuza nta kibazo. Nanjye ndi kumenyera kirenze kuri ibyo, bari no kumfasha cyane ko bamwe muri bo bari bamenyereye ibintu bijyanye na hoteli n'imikorere y'amahoteli, bari kumfasha rwose. Ubu ibintu biri mu buryo. Ako kanya Sandra na David baramanutse, bari kuva muri ofisi baramanuka kuri ma escalier. Bakigera hasi bakubitana na Alice yari ari kwakira abakiriya baje bagana hoteli. Ariko mbere gato yuko David akomeza yarabanje arahagarara ahantu ashobora kuba ari kureba Alice neza uburyo ari kwakira abakiriya. Akimukubita amaso abona ibintu bimeze neza, biraryoshye byatari. Arangije arahindukira abwira Sandra ati Sandra, urabona uriya mwana atari kubikora neza? Urabona atari gukora akazi neza? Sandra arabira aravuga ndabona nta kidasanzwe, biraho nyine nta kundi. Ikintu yakoze, bakomeje urugendo baragenda muri parking, hano hari haparitse imodoka yabo. Sandra aramubwira ati no, ntago ndi bugende mu modoka yanjye, ndashaka kugendana nawe mu modoka imwe. Niko kugenda, ariko muri uko gusohoka Alice yabonye David afatanya akaboko na Sandra binjira mu modoka. Ubona ko bishimye bameze neza cyane, ko bari bamaze iminsi badahura nk'abavandimwe. Rero uwo munsi bari bahuye, bari bishimye pe, ubona rwose bari muri mudu nziza. Alice akibakubita amaso, Alice yaratangiye aravuga ko se uriya muhungu nari nzi ko atandukanye n'abandi, kumbe nawe uzi iyo baguma muri iyi hoteli yabo n'ubundi bagakora ibyo bashaka. Buriya nakoreka mbyihora, ubundi nkuri yaje mu bitekerezo byanjye, nubwo utaza muri aferi zanjye, ubundi bimpangayikishije wiki ku buryo nirwa kambyihorera nikomereza akazi kanjye. Ndabona ntazi n'ubundi abana bo mu bakire niko babaye. Alice mu rugo ari kumwe na Claudina. Alice ari kubarira Claudina uburyo mu kazi bimeze, uburyo hari kuza abakiriya bagiye batandukanye. Gusa hagati aho ngaho ari naka amubarira inkuru cyane kuri David, ibintu byose avuze bikazamo David. Gusa Claudina nawe ntago ari umwana, akibyumva aravuga ko se muko watangiye gukunda David aka kanya? Ntumbwiye ko atangiye kumukunda? Mana yanjye. Aravuga ngo no, kose aho Claudine wabaye ute? Ngiye ndi kukubwira ukuntu mu kazi bimeze, kandi n'ubundi ntihaburamo David kuko niwe muyobozi wa hoteli. Claudine ati hoya pe, uburyo uri kumuvuga ntago biraho gusa pe, hari ikintu kibyihishe inyuma. Claudine arakomeza
amutota amagambo amubwira ku bijyanye na David, asa nkaho ari kumushinja ko ashobora kuba ari gukunda David. Alice avuga no, ntabwo ndi kumukunda n'ukuri, ikirenze kuri ibyo David uri kuvuga afite umukunzi rwose. Undi ati ngo iki afite umukunzi gute, aka kanya asagize umukunzi ute kweri, kandi amaze iminsi mu Bwongereza yaragiye kwiga, ubu ari bwo yarakize. Undi aramubwira ati nabonye ari kumwe n'umukobwa basohokana muri ofisi ye, baramanuka bafatanya akaboko, ubona ko bishimye rwose bameze neza. Bahita binjira no mu modoka barasohoka baragenda pe, ntakubeshye numvishe ntazi. Gusa ako gakobwa nabonye ari keza da, aha ni keza, gusa nyine ni akazi kawe. N'ubundi ni umusore mwiza, nta kuntu yaba adafite sheri rwose, nta kuntu yaba adafite girlfriend. Niyo mpamvu rero ntago nabitindaho, nta n'igitangaza kibirimo rwose kuba David yaba afite sheri pe. Claudine areba Alice, uburyo Alice ari kuvuga ibyo bintu, aramureba aravuga ko se ko mbona usa nkaho wafushye bimeze bite. Claudine aramubwira, Alice aramubwira ati cicika wacyana wabaye uti, igihe nakubwiriye ko ntakunda David, ikirenze kuri ibyo niwe naba mukunda ntacyo byatanga, kuko David ni umusore mwiza nta nubwo yanyiteza, please stop. Bongera kutwereka David na mushiki we Sandra bari kumwe ku kazi, ariko David ubona asa nkaho ahuze, ari kuri telefone umwanya buri kanya bari kumuhamagara kuri telefone bamubwira ibintu bijyanye n'akazi, nawe ariko ari kubasubiza ku bibazo bari kugenda bamubaza bitandukanye. Gusa Sandra yicaye aho ngaho hafi mu ntebe yindi yari yegeranye niyo David yari yicayemo, ararakara ubona ko nyine atameze neza. Undi ahindukiye aramureba aravuga, agashiki kanjye byagenze gute ko mbona warakaye? Sandra ababaye aramubwira ati ntago rwose mana yanjye ngiye kano kazi ndumva nanakanze, ndumva papa namubwira akagakuramo, kuko ndabona mana yanjye kagiye kuzakuntwara. Ubundi mbere wabaga uhangayikishijwe n'ikomeze ibyo nshaka, nariye iki cyangwa sinshaka kurya iki, byagenze gute? Ibaze ko tugeze umbaza nuko naraye mbere, mana yanjye aka kazi kagiye kukuntwara burundu, ngiye kubura umuvandimwe wanjye, ngiye kubura musaza wanjye umwe rukumbi kubera kano kazi. David yaravuga ati Sandra humura sheri wanjye, urabizi ndagukunda, nibyo byose ndashaka kubimenya, I'm so sorry, bitewe n'akazi rwose nahuze cyane, nkwima umwanya ko wihangana, gusa hagati aho ngaho wibuke ko atari ko bizahora. None se nzagira akazi umunsi nzaba nabonye girlfriend wanjye, nanjye numva nkoze ku mutima, nzagira akazi, nzagira girlfriend wanjye, ngire sister wanjye nawe ukeneye kumwitaho birenze n'ibyo byose, ibyo numva bizashoboka. Impamvu nakwitagaho cyane rega, wibuke ko mama yagusize ukiri akana, uri muto cyane, nta kintu na kimwe ushobora kwifasha, cyane ko wari uri mu gahinda kubura mama kandi wowe wari ukiri mutoya. Ibyo byatumye nirengagiza agahinda kanjye n'umubabaro wanjye kugira ngo mbashe kukwitaho, hato nawe ejo ntazakubura. Rero ntugire ngo nukwanga kukwitaho, ariko please gerageza umenyere bino bintu. Okay, ntabwo mvuze ko ngiye kukureka, nzajya nkomeza nkube hafi, ariko wihangane ubu kugeza amagengaya, wowe n'akazi n'undi muntu ntazi uzaza, mwese muri abantu b'ingenzi ku buzima bwanjye kandi ngomba kwita. Mushiki wanjye humura n'ukuri. Ako kanya Sandra yahise ambwira ati okay, sawa, ntari bibazo ubwo mbwiye ko ugiye kubikosora, nta kibazo, ahubwo reka tugende tujye gufata ibya saa sita, ndumva nanashonje, tugende tujye gusangira. Bahise basohoka nanone. Bagisohoka Alice yari ari gucaracara aho ngaho, nanone arongera arababona bari gusohoka bameze neza, ubona ko bishimye, nabwo abidutaho, ubona asa nkaho bitamunejeje ukuntu, ariko nanone ntiyabyitaho, arabyirengagiza. Aho bari bagiye muri restaurant rero ya hoteli yabo, bagiye gufata amafunguro ya saa sita, nibwo Alice yabegereye ashaka kubakira ababaza icyo yabasavinga. David aramubwira ati Alice bite, umeze neza? Yego. Akazi wamaze kukamenyera? Yego nta kibazo namenyereye rwose. Uko ari kubaza Alice ibyo ngibyo, Sandra niko ari kugenda akubita amaso umusaza we David, uburyo ari kubaza cyangwa se ari kureba Alice, akabona ko ari indoro idasanzwe. Gusa Sandra nanone ntiyabitindaho. Ako kanya bahise bamubwira ibyo bashaka, Alice aratambuka aragenda. Gusa
David ntiyigeze akura amaso kuri Alice. Ibyo rero byatumye Sandra akomeza kwibaza ku mubano wabo uri hagati yabo, ubona ko yabitinzeho cyane, akavuga se musaza wanjye byagenze ute. Ako kanya rero kubera ko David yakomeje kurangarira Alice, byabaye ngombwa ko Sandra akoma cyangwa se akora kuri David amera nk'uwikanze kubera atarari hafi ahangaha, yarari kure mu bitekerezo cyane, ari kwibaza kuri Alice kuko yari yakomeje kumukurikiza amaso cyane. Sandra aramubwira ati David byagenze ute, niki kiri kujya mbere mu mutwe wawe? Nahereye kare mbona uri kwitegereza uriya mwana w'umukobwa, mbona ntazi kugera n'aho atambutse agiye kutuzanira amafunguro ukamukurikiza amaso ugaherayo. Niki kidasobanura? Ndabona hari ibintu bidasobanutse pe, mbwira ni ibiki? Undi niko kumureba aramubwira ati gashiki kanjye ibyo bireka, uracyari umwana. Sandra aramureba aramubwira no David, ubu aka kanya mfite imyaka 21, niko tumbwira ngo ndacyari umwana? Ibintu biri kujya mbere ngende kubireba, mbwira ahubwo bimeze bite? Ntumbwire ko wakunze karagakobwa k'agaturage, wagakunze cyangwa no? David ntukansebye, nimba uri no kubitekereza mu mutwe wawe ndakwinginze icyo gitekerezo gisubiza aho wagikuye, ntabwo nshaka kubyumva rwose. Mwakoze cyane kubana natwe muri episode ya 3 ihorere hari umuhoza, ntucikwe na episode zindi zizaza. I love you so much. Mwah.